abizera bazajya kuba kandi muri isi naho tuzashyirizwa. Ndabasuhuje yo basuhuza ndi Havugimana Moise musidoze ururembo rwera kandi ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Umwanya tubageza ikiganiro cyitwa ukuri kubyerekeye Imana mugezweho nanjye Havugimana Moise kiduha impuguro ndetse ku bibazo bimwe na bimwe twari twaraburiye ibisubizo. Nubundi rero dukomeza igice cya 18 cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana mugezweho nanjye. Ati tuzimuka mu isi tugera iwacu. Ese wari uzi ko abantu bose bavugaga ururimi rumwe? Witekerezaho iki? Byagenze gute kugira ngo abantu babe bavuga indimi zitandukanye kandi bose barakomotse hamwe? Kuri Facebook kugiraho n'ukwandikamo ururembo rwera, Instagram naho ururembo rwera TV5, kuri Google naho ururembo rwera TV5 ndetse no kuri Twitter. Rero twinjire mu kiganiro girisina ku gice cya 18 cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe mwiza. Ese wari uzi ko abantu bose bavugaga ururimi rumwe? Byagenze gute kugira ngo bihinduke? Reka twinjire mu kiganiro kandi ikiganiro mbashimira kuba mukurikira uwo munsi ku munsi. Nibutse ko ikiganiro kuri kubyerekeye Imana tugisoma n'ubundi mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge umunyeshuri kuri kubyerekeye Imana. Igitabo cyanditswe n'abantu b'abahanga cyane bagiye basubiza ibibazo abantu benshi ibibazo byabereye abantu ndetse urujijo. Icyo gitabo ushobora kukidownloadinga ukagitunga muri telefone cyangwa muri mudasobwa yawe ukakidownloadinga. Kiri ku gitabo cy'ubwenge umunyeshuri kuri kubyerekeye Imana. Hanyuma igice cya 18 cyo muri iki gitabo gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko igira iti ese wari uzi ko abantu bose bavugaga ururimi rumwe? Ese wari uzi ko abantu bose bavugaga ururimi rumwe? Imana imaze kurema abantu yabahaye kuvuga ururimi rumwe ndetse n'abana bavugaga ururimi basangaga ababyeyi babo bavuga. Nkuko iyo umuntu avukiye mu gihugu runaka ururimi asanze iwabo bavuga nirwo avuga. Baramaze kugwira mu isi babyaye abana b'abakobwa beza maze abamarayika babi bifatanyije na Satani aribo twita abadayimoni baraza barongora abakobwa b'abantu maze babyara abana banini kuko ntibari abantu nta nubwo bari abamarayika. Tugiye yari Imana yarimbuje abantu mwuzure hasigara abantu 8 bari barakiranutse. Nyuma rero nabo bamaze kugwira nyuma
rero nabo bamaze kugwira bafashe umugambi mubi baravuga bati tujye mu ijuru kureba Imana. Icyo gihe bubatse umunara muremure bawubaka ahantu hitwa i Babeli. Imana imaze kubona ko abo bantu bafite umugambi mubi kandi ko bashobora kuzawugeraho kuko bari abanyabwenge kandi bari n'abanyambaraga, nta kindi Imana yakoze, yaramanutse ibaha indimi zinyuranye ntibabasha kuba bacyumvikanye. Ntabwo babashije ko bacyumvikanye kuko umwe yavugaga ururimi rwe n'undi akavuga urwe. Aho niho indimi zabereye nyinshi. Ntibongeye kubaka, ahubwo abagiye bahuje ururimi bahise bagenda bihuriza hamwe maze bakajya mu gihugu kimwe. Nuko Imana yanyuranyije ururimi rw'abantu ibihunjamo indimi nyinshi. Iyo nkuru wayisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Ni naho rero iki gice kirangiriye. Murumva ko cyari kigufiya cyasobanuraga ukuntu abantu hawe indimi nyinshi kandi bavugaga ururimi rumwe. Gusa ibintu byose giye mbona biba ku isi kandi bigera ku bantu biterwa nabo no bagiye kururira, no kugira ngo indimi zibe nyinshi zibe zitandukanye byaturutse ku bantu bigometse ku Mana bagashaka kujya kureba Imana. Twirinde ibibi kugira ngo tutikururira n'ibindi bigeragezo n'ibibazo byinshi. Hanyuma mbifurije amahoro y'Imana. Mwari kumwe nanjye avuga Imana Moise. Shalom.